ijambo ry'umunsi, gusohoka mu bihe. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Yesaya igice cya 35 uhereye ku murongo wa 6. Hari ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, ubucuruzi bukagabanuka, ubuzima bwawe nabwo atari bwiza, indwara zigasa n'iziyongereye. Ahangaha rero jya uzirikana yuko atari igihe cyawe, ariko kandi amakuru meza nuko Imana ari kabuhariwe mu gukora ibintu mu gihe cyagenwe kandi mu buryo wowe utatekereza. Ntabwo Imana itegereza ibihe ngo bijye ku murongo kugira ngo ibashe kugukorera ibitangaza. Ntabwo Imana itegereza kugira ngo ugire imyitozo kugira ngo abantu babashe kukwizera. Imana ikora ibintu bitunguranye kandi ikabikora mu buryo bwayo. Izatuma amazi yisuka ahantu humye. Imana igufite mu biganza byayo. Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe, igiye gukora ikintu kinini kuruta uko wabirose, aho uzicara ukavuga uti wow, Mana sinabonye irimo kuza ariko ndabibonye yuko ubikoze. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nimi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.